bakunze ba Dina Cook Live bagiye kwirirwa bandi muri aho ndabashubuje rero aho muri hose abatukurikiye bari mu gihugu batukurikiye bari mu mujyi wa Kigali abatukurikiye bari mu ntara zitandukanye byongeye intara y'amajyepfo muri aho neza ndabashubuje. Hanyuma rero uyu munsi nko bisanzwe yewe ndi Dina Cook Live tugiye kuganira uko nabibabwiye turatuganira rimwe na rimwe ubundi duteke mbese turajya dukora ibintu byinshi bitandukanye ariko bituzanira ubuzima bwiza. Icyo kintu rero nta kindi ni umunyu. Hari aho uzasanga bawita icyumve, hari aho uzasanga bawita umuryoshya, hari aho uzasanga bawita amazina atandukanye salty, dessert. Rero ariko njyewe reka mwite umunyu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro k'umunyu. Umunyu ufite uruhare rurerure mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umunyu ntago akamaro kawo ari ugushyira mu biryo gusa. Akamaro ka mbere k'umunyu ni ukuba watekwa mu byo kurya ugatanga ugahereza ibyo kurya uburyohe. Ariko noneho mu bundi mu buzima busanzwe umunyu ufite akamaro kenshi cyane kandi utabasha gusobanukirwa utabaye mu gikoni. Ushobora kuba ugiye gukora urugendo rurerure nko kujya ahantu mucya wenda mujya za Kampala ni kure, ariko birashoboka ko ushobora kuba wicaranye n'abantu kandi ntabwo uri bugende ubwira taxi ngo hagarara ngiye kwihagarika, ngo hagarara buri seconda ngo hagarara. Oya, ushobora kurikata umunyu mukeya, ntabwo mvuze ngo uzarye mwinshi. Ushobora gufata nk'akunyu kangana wenda nk'uyu ukakarigata. Uyu munyu ntabwo sinzi ariko uyu munyu mu by'ukuri utuma utagenda wumva ushaka kwiherera bya hato na hato, kwihagarika bya hato na hato. Bituma ukora urugendo rwawe rurerure kandi umubiri utagutenguha buri seconda. Ako nako ni akamaro k'umunyu. Ako nako ni akamaro k'umunyu. Nanone hari ikindi kintu umunyu umara. Uratetse birashiririye. Isafuriya urabona rwose ihindutse umukara, isafuriya ibaye amakara. Fata umunyu mwinshi, ntabwo mvuze mwinshi cyane nanone ariko simvuze usumba isafuriya, mvuze umunyu nk'uwo washyira mu byo kurya. Fata uwo munyu uwushyire muri ya safuriya washiririje, nurangiza utereke ku mbabura cyangwa se kuri gaze bishyuhe, nurangiza upfundikire. Uzasanga bizahora isafuriya yawe yongeye kuba nziza, hanyuma uyoze ibyo bintu bivemo. Ariko nanone udafashe ikiyiko ngo ugiye gufata ikiyiko n'isafuriya ukubete. Turakomeje rero n'ibyiza by'umunyu, ari nako nkomeza kubabwira nti mwakoze. Umunyu rero murumva yuko ari ikintu cyiza cyane. Umunyu ntimukomeze kuwufata nk'igicuruzwa giciriritse ngo ni uko ugura makeya. Nanone umunyu ntimukomeze kuwufata nk'ibyo kurya bihendutse, ibyo kurya byoroshye kubibona. Umunyu ufite akamaro kanini ku buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Turakomeje n'ibyiza by'umunyu. Ni ukuri reka mbabwire, njyewe nkimara gusoma inkuru z'umunyu numvishe binkoze ku mutima. Umunyu abantu benshi bakunze kuwufata nk'aho ari ibintu byoroheje kubona,
ariko nyamara umunyu ufite akamaro kanini kandi gakomeye ku buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu rero mubyeyi, mwana, uwo ari we wese wipfobya umunyu udufatiye runini. Noneho rero reka nkubwire ikindi kintu cy'ingenzi gikorwa n'umunyu. Wari uzi ko umunyu tuvuge niba umuntu yarwaye diyare, niba umuntu yarwaye diyare biragoye ko yongera gutora akabaraga, biragoye ko yongera kwifata, biragoye ko yongera kuba gusubira ku murongo vuba. Ariko umunyu wari uzi ko ushobora kumufasha. Uti wamufasha ute rero? Fata ibiyiko bitatu, ikiyiko kimwe cy'umunyu, sibyo? Maze ufate ibiyiko bitatu by'isukari uvange. Ibi bintu uhita usukamo litiro y'amazi meza atunganije. Ushobora kuba wayatetse se cyangwa wayasukuje siro cyangwa se wayasukuje ubundi buryo butandukanye bwo gusukura amazi, ariko hita usukamo litiro y'amazi. Iyi litiro y'amazi ucuguse bihwane bigaragare nk'amazi. Ndakurahiye uzaba ukoze icyo bita rehydrata. Rehydrata rero izayigotomera cyangwa se uzayinywa, nurangiza wongere ukore icyo navuga ko ari quick recover. Umubiri wawe utangira kongera kubona ya sukari watakaje urimo kwirukanka, ya sukari watakaje uruka, ya sukari watakaje y'amazi yose yakuvuyemo, wakaye, wagize iseseme. Urumva nta kindi kintu ushaka gufata. Ndagusabye mu gihe utarabona ubutabazi bw'ibanze bushobora gutuma ujya kwa muganga, kora ibi bintu nkubwiye. Fata rehydrata wikoreye iwawe mu rugo, ugotomere, uzahita usubirana imbaraga, usubirana akanyamuneza kawe, wongere wumve uguwe neza, kubera yuko wahoranye umunyu n'isukari mu nzu. Rero icyo nababwira cyo ni uko umunyu ari ikintu cyiza cyane mu buzima. Umunyu ufite ikintu gikomeye ukora ku buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu bashishikariza ntukabure umunyu mu nzu. Ntukabure umunyu mu nzu. Noneho rero wakase tungurusumu, cyangwa se hari ibindi bintu bitahumuraga neza wafashe mu ntoki zawe kandi ukeneye guteka, ukeneye se gufasha umwana, ariko nanone ntabwo ushaka yuko ibyo bintu bikunukira biganza. Fata umunyu ukarabe intoki. Watonoye ibitoki cyangwa se ibirayi, amakakama yagufashe cyane ku ntoki, amakakama yahinduye intoki zawe umukara. Fata umunyu n'amavuta mu kiyiko, amavuta yo guteka, uvangire mu kiganza cyawe, uvugute rwose, uvugute, uzabirangiza ikiganza cyawe cyera kandi kitanuka. Mwakoze cyane rero, ndabashimiye. Ni ukuri abo twabanye kuva ikiganiro cyatangira, ndabashimiye cyane. Murakoze, murakarama. Njye mwari kumwe mu kiganiro ni Murekatete Diogene, Dina Cook Live. Waruzi yuko ushobora kuba umaze gukata imbuto cyangwa se umaze gukata ibyo kurya. Umunyu nawo uri mu bintu byiza bituma ibyo kurya bigumana ubuziranenge. Urugero, ugiye koza imboga, ubundi buriya biba byiza iyo mbere yo kugira ngo woze imboga
ufate imboga zawe z'ibyatsi cyangwa se z'imbuto cyangwa se izo zose byo guteka ariko birongwa. Biba byiza buriya ufashe ibyo byo kurya ukabanza ukabishyira mu mazi ukamenamo umunyu ukayimazamo nk'iminota 30 nibwo biba bikeye kandi udusimba tudasobanutse rwose twapfuye kuri ibyo byo kurya byacu. Noneho rero ndabashimiye, murabona ko twavuze byinshi ku munyu, nta nubwo birangiye, hari ibindi wenda uko nzajya ngenda bisoma nkavumbura nzajya baha ubumenyi nk'uko nanjye nabuvumbuye. Icyo nababwira, urabona twamenye ko uramutse urwaye kunuka mu kanwa ushobora kwiboroshesha umunyu, twabonye ko ushobora kurunga imboga wifashishije umunyu, wakuba isafuriya yawe wifashishije umunyu imwe yashiririye, wagarura amazi mu mubiri wawe n'imbaraga ukoresheje umunyu n'isukari, turayibonye ko havamo rehidrata, ushobora kuwushyira mu byo kurya. Umunyu tubonye yuko ufite akamaro kenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ushobora kubaka icyobo cy'amazi ugashyiramo umunyu, ushobora kuwushyira ku nkovu, ushobora kuwukandisha imvune, ushobora kuwuvurisha ibiheri mu maso. Ni ukuvuga umunyu ni ikintu cy'agaciro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umunyu ni ikintu cyiza cyane kirenze kuryoshya ibyo kurya gusa. Murakoze rero, ndabashimiye. Njyewe twabanye muri iki kiganiro ni Murekatete Diogene, niyo mazina yanjye nyakuri, ari nako nkomeza kubabwira ngo mukore like, share, comment, subscribe kuri YouTube channel ya Dina Kuku Live. Murakoze aho twabanye mu kiganiro bigitangira, ari nako nshimira abantu bose bamfashije, ya kipe ngari twahoranye aha ngaha. Ndabashimiye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze.